reka nkubwire ibintu birindwi bigaragaza ko utinze mu kigeragezo kandi ko Imana igiye kukigusohoramo utarakogwa n'isoni ngo wandagare. Mwene data, ibi bintu ngiye kukubwira, niba utindanye nabyo ukaba ubyibonamo, menya ngo hari umugambi w'Imana igufiteho kandi ugiye gusohora. Icyambere, iyo umuntu ahagaze mu kigeragezo, icyambere ari totomba. Umuntu uhagaze mu kigeragezo igihe kinini agatindana nacyo, ari totomba, akavuga ko Imana yamwibagiwe, agasenga atabishaka, ati yagiriye abandi neza ngewe iranyibagirwa. Donc umuntu utinze mu kigeragezo igihe kinini ahorana umwuka wo kwitotomba. Bariya kuki yabagiriye neza, kuki ngewe yanyibagiwe, bariya ko bazamuka, kuki ngewe Imana itanzamura. Ukazana umuntu mu nzu y'Imana ari umupagani, yagera mu nzu y'Imana Imana ikahita imutabara. Kankubaza, umuntu ufata ibihe by'iminsi 7 akabirangiza n'umuntu ufata ibihe by'iminsi 3 amagufa agacomoka muri we, uw'Imana yabanza gusubiza nindi? Abo turi kumwe baravuze ngo nabe iminsi 7, undi aravuze ngo nowe iminsi 3. Impamvu umuntu Imana yabanza gusubiza nowe iminsi 3, kuko Imana itamushubije yahita bivamo ntiyazongera no gusenga. Niyo mpamvu utagomba kwitotomba, kubera ko Imana impamvu itaragutabara. Wowe wamenyeranye nayo, mwaravuganye, nta ntuzayicikira. Reka ibanze itabarurira mupagani, rebe ko nawe yamurokora, nawe ni wowe utahiwe. Kandi nkubwire, Imana ivuga mu itangiriro, muzayirebe, ivuga mu itangiriro ikavuga no mu iherezo, ariko ntikubwira hagati. Imana ikubwira ko iguhaye diploma, ariko ntikubwire ko utazabona akazi. Imana ikubwira ko iguhaye umugabo, ntikubwire ko azagukubita urusha. Imana ikubwira ko ikwigishije amashuri akomeye, ariko ntikubwire ko uzamara imyaka 9 ubungana diploma. Imana iba yaraguhishe hagati ubanye n'Imana uta. Icyambere kigaragaza umuntu utinze mu kigeragezo ari totomba. Icya kabiri, umuntu uhagaze mu kigeragezo akagitindamo atakazi yerekwa. Iyo umuntu atinze mu kigeragezo atakazi yerekwa, ntabagihishurirwa umugambi w'Imana kuri we, ntabagihishurirwa ukuntu Imana izamutabara, atakaza ibyiringiro, dongo inzozi ze akazitakaza, kuvuga ngo azabike, akavuga ata birasi byangenewe. Kandi nkubwire, amagambo wiyaturiraho, iyo wiyaturiyeho ngo uzaba umukene, ubukene bugira amatwi burumva buraza. Iyo wiyaturiyeho ngo nzakomera, gukomera kugira amatwi kuraza. Iyo wiyaturiyeho amafaranga, tangira wiyaturireho ibintu byiza. Byo kuvuga ngo iwacu nta muntu watunze imodoka, iyaturireho kuzayitunga. Kuko niba ari ikintu kigira gikurikirana, karandira kurikirana. Iyo uvuze ngo iwacu nta wuriye indege, n'ubundi upfa utageze ku ndege, tangira wiyaturiraho amagambo mazima. Kuko amagambo wiyaturiraho meza niyo Mana ikublessinga, ikaguheramo umugisha. Amagambo meza watura ku buzima bwawe, ikigeragezo kituma utakaza iyerekwa, kituma utakaza intego wari ufite ugihamagagwa mu bwana bwawe ukizamuka. Vuga ngo inzozi zanjye ndacyazikomeje, iyerekwa ryanjye ndacyarikomeje. Nabwo kuba utinze mu kigeragezo byagatumije utakaza iyerekwa. Icya gatatu kizakwereka ko watinze mu kigeragezo, ntabwo ugira kwihangana ngo utegereze amasezerano. Kudategereza iyerekwa. Muri uko kudategereza iyerekwa harimo ibyiciro 3. Icyambere no gucika intege, ukavuga ngo iby'Imana yambwiye yarambeshe, yatabaye abandi, ngewe yanze kuntabara. Ucika intege iyo umuntu atinze mu kigerageza, acika intege. Batera za haleluya ukumva ziragushaririye, babwiriza ukumva ntushaka kumva n'ibyo bavuga, basirimba ati mwebwe muhaze ni musirimba, Imana yarabatabaye. Iyo umuntu atinze mu kigeragezo, gutegereza amasezerano arabirambirwa. Icyambere nakubwiye ngo ucika intege. Icya kabiri, uriyanga ukumva wapfa, ukavuga ko Imana yandemye, kubera iki mbayeho muri ubu buzima, kuki yatabaye abandi ngewe ikanyibagirwa, kubera iki Imana imbabaza, ugacika intege. Bakubwira bati tujye gusenga, ukarambirwa ibihe byo gusenga, uti ibyine ibyo yambwiye ntiyabisohoje. Mwene data, ariko aho ngaho niho Satani aba agutegeye kugira ngo abanze arebe. Imana nayo ikavuga ngo reka ndebe kwihangana kwawe, wicika intege, ongera uhaguruke usatire icyo Imana yavuganye nawe. Ikindi, urizinukwa ukumva nturi wo kubaho, ukumva uri wo gupfa, ukumva ubuzima burarambiranye. Mwene data, reka nkubwire, ariko hari igitondo Imana igunyuza mu butayu ikakubabaza, irimo kuguteguramo kuzaba umugabo ukomeye. Niba igihugu cy'u Rwanda gitoza abantu
kikabanza kubanyuza ku ikosi kugira ngo bambare toni. Ntabwo Imana ari wowe itanyuza mu mubabaro kugira ngo igutegure, igutoze, kugira ngo nigutabara uzavuge ngo nabonye amaboko y'Imana. Imiryango idahari, famiye idahari, nabonye gukora kw'Imana. Icya kane, umuntu utinze mu kigeragezo kimuranga, haleluya, arasakuza cyane. Gasakuza mu kigeragezo, guhamagara binaka, mumfashe byarandenze, uhamagara abantu batandukanye, musengere ndabona byarananiwe. Ariko burya kankubwire, ceceka. Mu kigeragezo habamo guceceka. Samusoni yica intare ntiyigeze avuga. Hari ibintu bibiri bizagufasha mu kigeragezo: duceceka usenge, kuko iyo ucecetse birangiza intambara. Iyo uvuze mu ntambara utanga amakuru abantu batari bafite bakabimenya, ntukisobanure. Igihe uhagaze mu kigeragezo wikwirirwa wisobanura, wivuga ngo barambeshera. Ceceka. Igihe kizarangiza ibintu. Igihe ni umuterankunga w'Imana. Igihe kirakuzamura, igihe kikakumanura. Igihe kikwambika kositimu, igihe kigatuma ubura imyenda yo kwambara. Igihe kikwicaza mu modoka, igihe kikagukura mu modoka ukagenza amaguru. Igihe kikwicaza muri etaje, igihe kikagukura muri etaje ukaba mu bukode ukajya muri geto ya 20. Igihe ni umuterankunga w'Imana. Igihe kizasobanura umuntu. Umuntu nagusuzugura uyu munsi muhigiye, kuko uyu munsi yagusuzugura kubera ko Kenya. Imana yahindura paje y'ubuzima bwawe. Ejo ukazakira wa wundi waguzaga amafaranga nawe bugaca mu gitondo aza kukuguza. Igihe ni umuterankunga w'Imana. Jya ugihagararamo neza. N'ubu uri kunyura mu kigeragezo uhagaze mu gihe, kandi nyuma y'icyo gihe hari ikindi gihe kizaza kigasobanura umubabaro ubayemo. Imana iri kugupimira muri icyo gihe, ifite icyo ishaka kuzaguhereza. Icya gatanu, kwisuzugura. Ntuzongere kwisuzugura, ntuzongere kwiyanga, ntuzongere kumva ko utari uw'agaciro. Uri uw'agaciro. Imana iragukunda. Imana igufiteho umugambi. Imana izagusetsa. Imana izahagurugira ibiguhagurukiye. Wikwisuzugura. Ukubayeho, hari benshi bakeneye kubaho nk'ukubayeho ariko bakubuze. Ukuri uyu munsi hari uruta. Ntuzongere kwisuzugura, ntuzongere kwiyanga. Wivuga ngo ndabona ndutwa nutariho, ngo wisuzugure ngo njyewe ntacyo nshoboye. Urashoboye ndugu yangu, urashoboye. Impamvu Imana ikunyujije muri ibyo bigeragezo, iri kugutegura. Irimo kukwereka indyarya mu bantu. Irimo kukwereka ko abantu bakubwira ko bagushigikiye ntacyo bakumariye, kugira ngo nigutabara uzajya byuko uvuga ngo Mana nabonye gukora kwawe. Icya gatandatu, uzarebe umuntu utinze mu kigeragezo agira ishari. Nubona ufite ishari uzamenye ko ikigeragezo cyakubayeho karande, ubukene bwarakwishe, ibibazo byarakwishe. Umuntu ufite ishari, niyo waba ufite usenga, ufite umwuka w'ishari, ubona abantu bambaye neza ugatangira kubacurira ngo biri Imana ntibikunda, nta kindi kibiguteye n'umwuka w'ishari. Iyo umuntu afite ishari, abona abantu bazamuka akavuga ati barababikuye ikuzimu, ntabwo byaturutse ku Mana. Iyo umuntu afite ishari abona Imana izamuye umuntu agahaguruka akamusebya agatanga n'ibiguzi ngo apfe. Ariko reka nkubwire, umugabo witwa Baramu agiye kuvuma ubwoko bw'Imana, yahamagaye Baraki ngo agiye kubavuma, aravuga ngo navuma nde uw'Imana yahaye, navuma uw'Imana itavumye, navuma uw'Imana yahaye umugisha. Aho ko arangije arifuza ngo icyampa nk'abariya abanyamugisha. Mwene data, ishari ririca, ishari rirasuzuguza, ishari rituma urara utaryamye, ishari rituma utekereza nabi, ishari ubona umuntu yapostinze akantu ukarara udasinziriye kandi wenda n'ibyo yapostinze bitamureba ari binyuze umutima we. Ishari, Imana igukureho umwuka w'ishari. Kuva uyu munsi ndagusengera Imana igukureho umwuka w'ishari. Ishari ryazakwica, rituma utumba umutima, ishari rituma unanuka, ishari rituma udatekereza, rituma urara udasinziriye ushaka kuntu umuntu yapfa wagira igishari. Aho ko Imana ikarushaho kumukuza, akazamuka, agatera imbere, akabyara, agaheka, agashingira. Kubera ishari ryawe ukimureba bana bawe bakagumigwa kubera ishari, wagashingira, akuzukuruza, akabyara, bakamwambika urugari. Imana igukureho umwuka w'ishari. Imana igukure mu kigeragezo, kuko uyu muntu atinze mu kigeragezo agira umwuka w'ishari. Icya karindwi, ntabwo unyugwa. Iyo umuntu atinze mu kigeragezo agira umwuka wo kutanyugwa. Ibyo Imana iguhaye ntunyugwe. Umurengwe, Imana iguhe kunyugwa. Kutanyugwa ni indwara nshuti yanjye. Imana iguhe kunyugwa no kubayo, kuko kutanyugwa niwo mudayimoni wa mbere umuntu agendana nawe akumva ntanyuzwe.
Imana yaguhereza 2, Imana yaguhereza 5, yaguhereza 100 ntunyugwe, aho kukumva wagirira mwene so nabi, ukumva wamugambanira, ukumva wamusebya kubera umwuka wo kutanyugwa. Kutanyugwa biherekeza umwuka w'ishari. Kuva uyu munsi Imana igukure mu butayu. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana igukure mu kigeragezo cyitwa ubutayu. Mu butayu umuntu arasebanya, iyo umuntu ari mu butayu nta muntu umwumva, iyo umuntu ari mu butayu arataka ntagire umwumva, iyo umuntu ari mu kigeragezo ntawe umuha amazi, iyo umuntu ari mu kigeragezo atelefona umuntu akamushyira blacklist. Ariko ndashimira Imana ko nubwo iri kukunyuza muri izo nzira zose, hari igitondo kimwe Imana izakwibuka, hari igitondo Imana izavoma umubabaro wawe, Imana igashyiramo ibyishimo, hari igitondo Imana izagusetsa nk'abandi. Ba bandi waririraga nawe ugatangira ukabaseka, ukababwira ngo muze murebe uburyo Imana itabara. Ubwo butayu utinzemo, uwo mubabaro utinzemo, Imana irawuzi. Ntabwo Imana yakwibagiwe, ntabwo Imana yagutereranye. Imana yari irimo kugucura ngo ikwereke indyarya n'inshuti zikurira iruhande. Ntabwo ushobora kumenya inshuti yawe igihe cyose uri mu bisubizo. Uzamenya inshuti yawe igihe wageze mu bibazo, igihe ubatabaje. Hari igihe Imana rimwe na rimwe idushira mu bigeragezo kugira ngo itwereke abo tubana, kugira ngo itwereke inshuti tugendana. Izo ntambara urimo uranyuramo ntabwo zatunguye Imana. Imana irazizi. Ngiye kugusengera Imana. Ese wizeye Imana ko yagutabara? Mbere yuko nsenga, wabanza ukihana ugasubiza amaso inyuma. Ese mwene data, ibyo navuze birakureba? Ese ntacyo ukuyemo? Andika commentaire aho hasi niba hari icyo ukuyemo, kandi Imana igufashe, Imana igutabare utarakogwa n'isoni. Nimero yanjye ya telefone iri aho ngaho, tuzajya dusengana. Tuba dufite amateraniro ku cyumweru hano Samuduha aho imodoka zikatira. Vuye ngusengera Imana. Byaranze warahanuriwe biranga, ariko ndahari ngo ngusengera Imana. Shalom. Imana iguhe.